haraza gukurikiraho n'ababyeyi b'ibana, abapfakazi cyangwa abapfakari bamwe niko babita, ariko twe tubyita ababyeyi b'ibana. Ariko ba bandi bagifite urukundo rw'uwo bashakanye, nubwo yaba atagihari hano ku bw'umubiri, bakaba bakiri kumwe ku bwa roho, nabo baraza kuza gukurikiraho, nabo bahabwa umugisha, bahabwe n'ako karoza k'umufasha wabo aho hari mu ijuru. Hanyuma nibarangiza haraza gukurikiraho abafiyanse. Abantu b'abafiyanse bari hano ntabwo ari abakundana gusa, twese turakundana, ni abafiyanse. Urukundo rwabo rumaze gutera intambwe, nabo baraza imbere, tuzira kuri uriya murongo, hanyuma dutahira ahangaha dusubirayo mu gihe cyo gushimira Imana. Ariko natwe twese dukomeza kuragiza Imana urukundo rwacu, tuyisaba kandi imbaraga zayo kugira ngo ikomeze kuduha umugisha uturuka ku ijuru. Umunsi mwiza wa Saint Valentin kuri twese.
murakoze cyane. Bwari bwije nta muntu mpaye ururabo, none nduhaye abarenga 1000. Murakoze. Dusabe. Nyagasani Mana yacu, mubyeyi w'amoko yose y'abantu, wowe udusangije umugati umwe na roho umwe, kandi ukatugira abakwiye kuzabona icyicaro mu birori by'isangira rizahoraho iteka, ugira ibambe maze kuri uyu munsi mukuru w'abatagatifu Siriro na Metodi, uhimbaga y'abana bawe kuba indatezuka mu kwemera kumwe, baba bavandimwe bashyigikirana kandi bagashyigikira ingoma y'ubutabera n'amahoro kubwa Kristo umwami wacu. Twe twicaye akanya gato ntabwo dutinda, nukugira ngo twongere twifurize umunsi mwiza wa Saint Valentin ntagatifu. Mumfashe tubanze duha Imana amashyi kubera ingabire y'urukundo yaduhaye. Duhe n'amashyi menshi izi ngo zimaze guhabwa akaroza, akarabo keza, n'aba bose bazihawe, abatazihawe nibashaka biyahure nta kundi byagenda. Mumfashe tubaha amashyi yacu. Twifurije n'umunsi mwiza abihaye Imana. Abihaye Imana nabo ntabwo twe twabavuze, ariko buriya nabo bafite urukundo rwa Yesu, nabo nimumfashe tubifurize umunsi mwiza wa Saint Valentin. Hanyuma abajene bandi n'aba twasabye abafiance ntitwababonye, n'abandi bose bakundana, n'abandi bose bari mu rugendo rw'urukundo bafite umutima ukunda, twese twifurizanye umunsi mwiza wa Saint Valentin. Kongeye gushimira n'umuryango wabatishije umwana wabo, nayo n'imbuto y'urukundo, nabo tubifuriza umunsi mwiza. Mbere y'uko rero badusabira umugisha w'Imana, reka twumve ijambo ry'uhagarariye komisiyo y'umuryango atugezeho ijambo rye, hanyuma na porogaramu igiye gukurikiraho kugira ngo twese tukumye muri ibyishimo bya Saint Valentin. Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Nagira ngo muntize amashyi tubifurize umunsi mwiza wa Saint Valentin. Nyakubahwa provincial, nagira ngo munyemerere muhaguruke muze hano imbere, hanyuma nsabe padiri mukuru nawe abagezeho ururabo rw'urukundo. Ubwo ni ukugira ngo urukundo rwogere. Nyakubahwa provincial rero turamusaba gumaho ageze ururabo rw'urukundo no kubasasiredoti bose, yahereye kuri padiri mukuru. Abasasiredoti bose mwaza, nyakubahwa provincial akabashyikiriza ururabo rw'urukundo, muhereye kuri padiri mukuru kugira ngo urukundo rwogere. Nagira ngo dusabe abiyeguriye Imana bose, ababikira, abafureri, nabo batambuke tubagezeho ururabo rw'urukundo. Nyakubahwa provincial arubashyikiriza.
n'abafureri nababonye mutambuke urukundo rwogere. Murakoze cyane. Munshimirire provincial tumwemerera asubire mu cyicaro. Murakoze. Ubutumwa bwa mbere buri mu gisobanuro cy'uyu munsi. Umunsi w'abakundana, ariko abakundana nta buryarya, abakundana nta mupaka, abakundana urukundo ruri mu buzima. Hari radiyo zaramutse zivuga ngo uyu munsi kuri Saint Valentin ngo harabamo gutwika no gutwita, ariko abari hano berekanye ko urukundo Imana idushakaho ari urukundo rutanga ubuzima, kandi mu byiciro byose by'umuryango. Icyumweru cyose twagerageje guhura n'ibyiciro byose by'umuryango, duhereye ku ba fiancé ndetse n'abajene mariye, dukurikizaho urubyiruko, dukurikizaho ababyeyi, abagabo n'abagore, abapfakazi n'abandi bibana ku mpamvu zitandukanye. Hanyuma twasureje ku bakobwa n'abasore bafite abana. Mu byiciro by'umuryango rero, uyu munsi ntabwo twari kwibagirwa abihaye Imana. Abihaye Imana bavuka mu muryango, bakaba mu muryango, bagakorera umuryango, kandi bigisha urukundo. Urukundo rero rwogere muri ibyo byiciro byose. Dukomeze hamwe, dufatanye, tuvuge urukundo, urukundo nyakuri. Uyu mugoroba ni icyo dushaka gutangaho ubutumwa, kandi ubutumwa bwumvikanye. Icya kabiri ni ugushimira. Nagira ngo mbanze nshimire abadufashije bose muri iki cyumweru cy'umuryango cyose. By'umwihariko ndashaka gushimira Padiri mukuru wumva umuryango akanawukunda, akawushyiramo imbaraga zose kugeza aho igikondo igikorwa nk'iki kiba, kandi kikaba mu buryo bwiza. Abongereza baravuga ngo biri colorful, biba bigaragara ko biryoheye ijisho. Muntize amashyi dushimire Padiri mukuru. Turashimira abandi bapadiri badufashije mu gutanga inyigisho, barimo Padiri Isaac ni vikeri yadufashije kwigisha abafiancé n'abajene mariye. Nahaguruke mu munshimirire. Turashimira Padiri Jean Paul wadufashije kwigisha urubyiruko muri iki cyumweru. Nahaguruke mu munshimirire. Turashimira Padiri mukuru wigishije ingo, nawe nahaguruke nubwo ari inshingano tubimushimirire. Turashimira na Padiri udahari, Padiri Emmanuel Vikeri
wigishije abasore n'inkumi bafite abana, nawe mumushimirire. Abandi dushimira ni mwe mwese mwitabiriye uyu munsi wa Saint Valentin ntagatifu. Byabwiwe benshi ariko ni mwebwe mwumvise, kandi buriya Imana ntibara ubwinshi, Imana ibara imitima imenekeye. Mwe mwaje murahagije kuba muri za ntumwa 72 mugakwira isi ubutumwa bukumvikana. Munize amashyi mbashimire. Abandi nshimira ni abagize komisiyo y'umuryango, baritanze mu kazi kenshi cyumweru cyose, mu gutegura ibiganiro, mu gutegura ibikenerwa muri uno munsi, mu kuba baranogeje imyiteguro yose n'indi tuza kubona mu kanya. Muntize amashyi tubashimire. Ndasoza rero nkomeza kubabwira amagambo abiri nigeze kuvuga rimwe ya Mutagatifu Augustine. Mutagatifu Augustine yaravuze ngo kunda maze ukora icyo ushaka, ariko tukibuka ko dukora ibyo Imana ishaka. Mugende mwamamaza urukundo, rwa rukundo Imana ishaka, rurimo kubabarira, rurimo ineza, rurimo kwihangana, rurimo kwitanga, rurimo amahoro, rurimo kumva mugenzi wawe ukamubamo kandi ukamugirira ibanga. Ngira ngo birahura na ya magambo atatu yo muri Amoris Laetitia cyangwa se Joie de l'amour, ayo Père Provincial yatubwiraga. Irya mbere nyemerera, irya kabiri urakoze, irya gatatu mbabarira. Tuyubakireho igikondo, tugarure ingo zirimo zisenyuka, dukomeze tuzisabire, ariko dusabire n'abana bacu bakundane bibuka urukundo ruri mu buzima, kandi bazubaka ingo Imana ishaka, umuryango ushaka. Ijambo rya kabiri, hari umuhanga wakundaga kuvuga urukundo bamwita Cicero. Hari igitabo yanditse cyitwa De Amicitia, nukuvuga ngo ni ku by'urukundo. Hari amagambo yavuze nshaka ko mutahana. Yavuze ngo idem vele atquidem nole ila firma amicitia est. Nukuvuga ngo abakundana bakunda ibintu bimwe, abakundana banga ibintu bimwe, ngo nirwo rukundo nyakuri. Aimer la même chose, ne pas aimer la même chose, c'est là la ferme amitié. Nashakaga kubasaba ngo ibidutandukanya byose, ibyonyi by'umuryango birimo ubutinganyi, gucana inyuma, kutumvikana ku mutungo, kutumvikana ku bana babyaye, kutarera abana, uyu munsi byadutandukanyaga byose tubisige hano, dusabe Imana iduhe kugira icyerekezo kimwe, dukunde ibintu bimwe, twange ibintu bimwe, twubake umuryango nyarwanda ukomeye. Murakoze, mbashimiye ko mubyumvise, muragahora mukundana. Mu gusoza rero, ntabwo dushoje, tugiye gusoza igitambo cya misa, dukurikizeho ubusabane. Ndaza gusaba Odeta tubana muri biro ya paruwasi aze kunyoborera abihaye Imana.
abereke aho igitaramo gikomereza. Hanyuma abandi bashatse ko dufatanya ubusabane, muranyura kwa Alexandre nawe abereke aho igitaramo gikomereza. Hasigaye rero urukundo rwogere. Murakoze. muhaguruke duhabwe umugisha w'Imana.